Imana wari uri kitubwira ukuntu wagiye ubona imirimo y'Imana ndetse bitewe n'ahantu henshi wagiye ugenda kandi uko biri kose Imana ishimwe wigeze kutubwira ukuntu umuntu w'Imana yaguhaye icyifuzo hanyuma murasenga nta rubyaro yari afite ibyo nabyo wakongera ukabitubwira kuko hari abantu baba baduteza amatwi baba bararangije kwiheba yaba ari abo mu bindi bihugu yaba ari abo mu gihugu cy'u Rwanda ndetse wakongera ukatubwira ukuntu Imana itanga urubyaro ku barubuze kugira ngo n'ubundi abantu bongere bizere Yesu n'umukiza uwo mubyeyi yari ahantu Rubirizi umubyeyi wari ushatse amaze imyaka 6 ashatse ariko nabona umwana inda ya mbere yaryoha burya ababyeyi bavandimwe bagabo bakobwa inda ya mbere ni inda nziza cyane bikugaragaje mu gihe cyo kugaragara kuri umubyeyi umubyeyi yaransanze arambwira ati rero umaze imyaka 6 ntabyara n'imyaka 6 utabyara ndabizi neza ko Imana yaguhaye imbuto ufite urubyaro ni ngaho rero pfukama tugusengera yarapfukamye turamusengera haleluya amen 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 imbaraga z'Imana ziramusanga aragenda aratwita aza kubyara umwana w'umukobwa w'umuhungu aza kumbwira ati nabyaye umuhungu amen nuko nuwo mwana uzamwite Samweli kubera ko wamuboneye mu bise by'amasengero amen haleluya amen uwo mubyeyi rero yambwiye ko yashimye Imana cyane bikomeye ashimye Imana bitewe nuko yabonye Imana bongera kujya ahantu bita hariya hakurya Rubirizi naho icyo gihe birakunda nabwo tuhasengera umubyeyi wari urwaye arakira akira ashima Imana avuga ati aba abantu baturutse Kabukumbye muzagende mubabwire muti Imana ikomeze bafashe izo ngaho kandi ikomeze iyo imbaraga n'amavuta tugendera mu butware bw'Uwiteka n'uyu munsi turacyari mu butware bw'Uwiteka turimo gusengera abarwayi muri iyi midugudu turimo kuvuga Imana bikemera ngira ngo bimwe wagiye ubyibonera abarwayi wacu barakira ibirema birimo biragenda haleluya Imana ishimwe igitangaza kirimo kirakoreka yego amena yego amen Imana ishimwe haleluya imbaraga z'Imana zirimo gukora amen hanyuma Yesu Kristo Imana ishimwe Yesu Kristo ni inzira n'ukuri n'ubugingo yego ntawe uzajya kwa Data tamujyanye kandi Data iyo nzira ruhije Data n'ukuri amen amen iyo nzira ruhije ubayikore ntago azaheka amaboko kubera ko yavuze Imana by'ukuri amen amen hanyuma mu byatumye nifuza ko dugirana ibiganiro nanjye narebye abantu bari hano wari wayoboye ndangije kureba ndeba uburyo bari mu mashimwe bari kuvuga bati turashima Imana hari icyo yakoze ndeba ukuntu bangana bitabiye gusenga nanjye ndavuga ati ndifuza kugirana ikiganiro n'uyu mukozi w'Imana biragaragara yuko amavuta y'Imana amuriho hanyuma mu byo nanjye naje kwibonera nuko nabonye abantu benshi barimo gushima Imana bavuga ko Imana yabagiriye neza hari ibyo yababwiriye muri iki cyumba bikaba byarasohoye hanyuma Imana rero idushyigikire niyo mpamvu nifuje kugira ngo tugirane ikiganiro abantu bongere bumve ko hari Imana ikiza hari Imana itanga urubyaro hari Imana ikora ubukwe ku bamaze imyaka za 40 za 40 ingahe Imana ishimwe hanyuma Imana iguhereze umugisha hanyuma uwo mubyeyi akimara kukubwira yuko yabyaye wumvisha umeze ute utekereje n'igihe yari amaze naranezerewe cyane ubwo ni n'ubuhamya bukomeye cyane n'ukuri kugira ngo urambure ibiganza umubyeyi asubizwe ku cyifuzo wasengeraga nishimwe rikomeye amen ahubwo hari n'undi twahuriye ahantu ku buvumo turasenga duhurira mu butayu twese twagiye kwihahira imbaraga uwo mubyeyi akobwa arambwira ati ngize imyaka 38 nta mugabo sengera urugamba rukomeye n'urugamba rukomeye imyaka 38 aba yararangije umugabo afite mu rundi ruhande ngo aba yaragumiwe aba yarangije no kwiga ariko umukobwa namubwiye twarasenze
bigeze mu masaha y'isaa munani imana inkoresha iby'ubutwari ndamubwira ntugiye kugerayo urahura nawe ntumuhakanire. Amena. Amen, amen, yageze mu marembo y'iwabo ataye akiva muri bwa butayu yari amazemo iminsi 2 turasenga. Yesu ahura n'umusore. Amen. Umusore aramubaza ati umukobwa ko rero nashakaga undi ati hari wakumbwiye nanjye ndafatira. Amen. Haleluya. Bakoresheje ubukwe ejo bundi yangezeho ambwira akabyara abana batatu. Amen. Imana ihimbaza. Arimo arashima ati nari nawe ushatse narakuze mukozi w'Imana. Amen. Atari ko nkunshimye ko cya cyifuzo wasengeye cyakunze. Amina. Itangaza cyakora iki. Hanyuma Imana iguha umugisha muri bimwe bitumye dushima Imana yuko Imana yakugiriye neza nuko ibyagiye gukoresha agiye bisohoza. Yego. Imana rero Imana iduhana umugisha. Hanyuma mwebwe mudukurikiranye kuri Dawidi TV, yaba abanyarwanda mwese mudukurikiranye, yaba abari mu mahanga mwese mwakora kuri subscribe kugira ngo tugume kubana no mu bindi biganiro, ariko cyane turi kumwe n'umutumirwa Imana yasize amavuta. Imana rero mugabo, Imana iguha umugisha kandi Imana ikongerere imbaraga n'amavuta. Hanyuma rero tukiri kuri icyo kiganiro, ni iki wabwira abanyarwanda ndetse n'abantu bari mu mahanga baduteze amatwi, ni iki wabifuriza? Ikintu cya mbere nababwira ni ugukunda Imana. Ikindi nababwira ni ukubaha Imana cyane. Kubaha Imana birayinezeza. Amen. nkaboneraho kubabwira ijambo ry'Imana riri muri Zaburi rivuga ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, ntahagarare mu nzira y'abanyabyaha, ntiyicarane n'abakobanyi, ahubwo amategeko y'Uwiteka niyo yishimira, kandi amategeko niyo yibwira ku manywa na nijoro. ngo bazahwana n'igiti cyatewe hafi y'umugezi, ngo kera imbuto zacyo igihe cyacyo, ibibabi byacyo ntibyuma, icyo azakora cyose kizamubera cyiza. Amena. Amen. Haleluya. Amen. Nifurije kumenya iri jambo. Haleluya. Amen. Hahirwa umuntu udakurikiza imigambi. Amen. Haleluya. Amen. Ngo nahagare mu nzira y'abanyabyaha, ngo ntiyicarane n'abakoba. Haleluya. Iyo wicaranye n'abantu barimo kugukoba bagukuraho amavuta. Iyo wicaranye n'abantu barimo kugukoba bagukuraho icyaka bukomeje, bakakwambura ubuzima. Mana ishimwe. Amavuta y'Imana yakuvuyeho nta kintu cyiza uba ufite, ugenda uri igishusho. Amena. Amen. Ngo ahubwo amategeko y'Uwiteka niyo yishimira, ngo kandi amategeko ye niyo yibwira ku manywa na nijoro. Amategeko iyo winjiye mu Mana, ijambo ry'Imana riri ku iruhande. Amategeko y'Imana akakugendaho, ijambo ry'Imana rikagushyigikira, kandi wavuga ukumva ukomeye mu ngingo zose kubera ko Imana yagukomeje. Twongeye gusoma kuri Zaburi 120. Ijana makumyabiri na rimwe. Ngo ndubura amaso yanjye ku musozi, gutabarwa kwanjye kuzava he? Gutabarwa kwanjye kuva ku Uwiteka waremye ijuru n'isi. Ngo ntazakundira ibirenge byanjye we ko biteguza. Ukurinda ntazahunikira, dora urinda Abisirayeli ntazahunikira kandi ntazasinzira. Uwiteka niwe murinzi wawe, Uwiteka ni igicucu cyawe iburyo bwawe. Uzuba ntirizakwica ku manywa cyangwa ku kwezi. Izuba ntirizakwica ku manywa cyangwa ukwezi nijoro. Haleluya. Amen. Aho hose Imana izahakurindira. Amen. Nta zuba rizagukuraho. Imana ishimwe. Haleluya. Amen. Uri kumwe n'Imana. Ngo ndubura amaso yawe ku musozi, gutabarwa kuzavayo. Nta handi tuzagukora cyane ni ku Mana. Yego. Imana ishimwe. Abemera Imana bagakora ibyo kukiranuka. Mu mahanga yose Imana irabemera. Imana ishimwe. Haleluya. Amen. Iyo bikwemeye kwemeza n'abantu, aho wanyuraga bakagucira, aho watambukaga bakagutega, abakuvugaga ibibi byose, iyo bakubonye yakwemerera baremera.
amena Amen. bagatangira kukwiyegereza bati mukozi w'Imana kandi baba watambukaga bakakuvuga inkuru zitarizo ariko ijambo ry'Imana riratubwira ngo tuyegere. Amena. Ndimo kubwira abanyamahanga abanyarwanda kwegera Imana aka kanya nitwegera Imana nta kizatwiba. Haleluya. Izaduha icyo kurya, izaduha amazi dukarabe, izaduha amavuta twisige, ndetse amavuta yacu ahora mu ruhu. Iyo bimaze kugenda neza igitangaza kirakoreka. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Ndimo kubwira abanyarwanda kwegera Imana. Niyo ntego mfite. Amen. Murakoze. Imana iduhana umugisha, ni umusaza wakijijwe kera, afite ijambo, afite amavuta. Imana itugirire neza cyane. Hanyuma wa mubyeyi we, tukwifurije umugisha w'Imana ndetse no kuguma kuba mu bihe byo gusenga, ndetse no kuguma kuba mu bihe byo gushaka byo kugenda ukururira abantu ku Mana. Imana rero nikugirire neza. Hanyuma uko biri kose ndabona ukibirimo, ariko kandi ni ukuri Imana yakugiriye neza. Hanyuma twongeye gushima Imana, ariko birashoboka yuko hano iburasirazuba yaba atariho hari wahoze utuye. Nge navuye mu karere ka Rulindo. Hariya nimutse hari muri serire, hari muri serire Gatoki kera, ariko ubu ni mu bahita mukira nyibutse mu mudugudu wa Rushaki. Ni mu mudugudu wa Rushaki, akarere ka Tumba, umurenge wa Tumba, akarere ka Rulindo. Yego, ndumva ari uko bimeze. Hanyuma uko biri kose biragaragara yuko wageze inaha ugakora umurimo. Wageze inasa abantu bakijijwe cyane. Nageze n'abakijijwe, ariko nari ntakabajyamo ngo mbamenye. Nza kubamenyera aho ngiyemo. Aho nagiriyemo nibwo nabonye ko agakiza ari keza. Sanga dukomerezaho, burya ko mukristo bigufitiye akamaro. Iyo usanze 7-8 ukabona mubaye 200-300, burya nta kimana bitari mu gukora ibigenda yagura. Nukuri. Nagezemo turi abantu batari benshi cyane, ariko tubungubu tumaze kuba benshi. Imana iguha umugisha kandi Imana ikwambika imbaraga. Hanyuma uko biri kose wageze inaha hari abantu tujya tuvuga ngo hari abantu bakiri Roma, ni abantu babatizwa mu mazi menshi. Ni itorero ry'Abaroma, ari ryo rya Gatolika, niryo twasengeragamo, twabatijwemo mu Gahanga badusukaho amazi. Ariko mu buhamya ntanga nageze hariya nsanga Yohani Batista ngo yabatirizaga mu mazi magari. Ubwo twaje kubatizwa mu mazi magari, ndimo gusa n'uhinyuza wa mubatizo wo Gahanga, kubera ko mu mazi magari umuntu aboneramo byinshi, ndetse niyo umuntu ageze mu yuzura umwuka wera. Ariko mu Gahanga ntaho nigeze mbona. Imana iguha umugisha. Wageze inaha umurimo urumva waragutse umaze kwaguka, ugenda ubibyibuhiramo, mbigayiriramo, nitoza kugenda mu barokore nyine. Hari indi ngendo uhindura ukumva yuko uri mu mavuta. Haleluya. Imana ishimwe. Iyo uri mu mavuta birumva. Iyo uri mu mavuta birahinduka, biranemera. Hanyuma Imana iguha umugisha, ariko biragaragara yuko umaze kugeramo neza, noneho urimo neza, umaze kugera inaha, umaze gufatisha. Biragaragara yuko ukugukizwa cyangwa ukugukurikira Imana, biragaragara yuko wagiye ubigiriramo umugisha cyane. Wagiye ubigiriramo umugisha. Hanyuma uraza, Imana iguha urubyaro, ikugirira neza. Ariko uko biri kose birashoboka yuko wavuye n'iyo ngiyo waba ufite urubyaro. Nari mbafite 3. Ni nama abonera abandi 3. Ubwo bamwe turi kumwe, 3 turi kumwe, 4 turi kumwe, abandi 2 bari hanze.
bari mu mahanga. Eh, hanyuma muze nk'iyo yenda nk'abana bawe bari mu mahanga uba wumva umeze utubumva amavuta y'Imana ari kugenda arushaho kukuzaho. iyo ngiye kubasengera nsenga Imana abwira ni wa mana we urimo kureba mu Rwanda ukareba no mu mahanga undindire abana banjye n'abuzukuru bari. Amen. Haleluya. Amen. Maze kwivuga rero numva ubu neza mu njema. Haleluya. Bahamagaye kuri telefone twaba tuvugana turebana nkashisha numva. Amen. Amen. Mahereza Imana icyubahiro. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Biragaragara yuko kuba unafite n'abana mu mahanga hari icyo bimaze byica abazimu nta muntu upfa kukumenyera. Oya. Umuzima arapfa. Haleluya, haleluya, haleluya. Umuzima arapfa. Biragaragara yuko rwose uba uri mu yandi mavuta. Nta mavuta akomeye. Imana ishimwe. Gusa n'ubundi buhamya kandi tunejejwe n'Imana ku byo Imana yagiye igukorera. Biragaragara yuko ari ibintu Imana yakoze bidasanzwe ndetse hari itangiriro kandi bizaguma bigenda neza. Hanyuma Imana iguha umugisha. Turashima Imana ko turi kumwe n'umukozi w'Imana uzi ibyarimo umaze igihe kirekire ukijijwe. Hanyuma Imana imuha umugisha. Ariko uko biri kose ndabona iburasirazuba mumeze neza. Nta kibazo dufite. Mumeze neza ndaguye. Tumaze iminsi dufite icyifuzo cy'imvura. Ndetse tugifatira ibihe. Dusenze Imana tubwira ko iduhaye kugira ngo tubyinjiremo ubu tuba twabyinjiyemo. Ariko twakoze amasengesho y'umunsi umwe. Amen. Imana ibiratubwiye ngo iraje. Imvura yaguye. Amen. Ndabyibuka ku munsi wa mbere yuko imvura igwa twari twagiranye ibihe nanjye twari twararanye. Haleluya. Imana nibwo umukozi w'Imana yamukoresheje aravuga ngo icyifuzo mwasengeraga kirashubijwe. Haleluya cyane. Hanyuma nibwo nanjye muri icyo gitondo nagiye kubona mbunaguye imvura nyinshi kandi nekereza ko kumugorana naho kaguye. Hanyuma rero Imana ibaho umugisha. Biragaragara yuko amavuta barimo ntabwo amavuta mujya kuyashaka ahubwo amavuta ari muri mwebwe. Haleluya, haleluya. Amina cyane. Yego. Imana ishimwe. Imana ibaho umugisha kugira ngo ubone abantu bakirimo neza bavugana n'Imana uyu munsi igahita ibabwira ati ndabasubije kandi icyifuzo mwasengeraga kirasubijwe. Ibyo abantu bagahita babibona. Ni ubundi buhamya cyane ko abantu benshi baba baracitse intege burya n'utarimo neza ahita yumva agezemo neza kubera yuko hari icyo Imana ikoze kigaragaye. Imana iguha umugisha rero. Hanyuma turashima Imana. Turagira ngo niba hari ikindi kintu wakwifuza wagambirira kugira ngo ubwire abanyarwanda cyangwa nk'abantu bakijijwe cyangwa n'abadakijijwe, twakomeza kugira ngo tuze kugana no ku mwanya w'umusozo. Icyo nabwira abanyarwanda n'abadakijijwe ni icyambere no kubatumira kuri Yesu. Yesu ni inzira n'ukuri n'ubugingo. Amen. Ngo kandi ngo ntawe uzajya kwa Data atamujyanye, ngo kandi iyo nzira iraruje. Irimo gutumira aba hafi n'abakure, hanze y'igihugu, hafi mu bihugu twegeranye, barimo baratumirwa kugira ngo bihasange Yesu. Ni karuhura, arakiza ubumuga, arakiza amaso, arakiza imigongo. Kandi ngira ngo Yohana ari muri gereza yavuze ijambo rikomeye ati uboni wa wundi Yesu nzi neza, uboni Yesu koko, uboni Yesu amenya ko ubuse mfunze. Nuko Yesu abyumvishije amutumaho. Haleluya. Mugende mubwire Yohana. Yego, mubwire Yohana ngo nubwo ufunze ihanganira huri ubwo butayu, ngo ibirema biragenda. Amen. Impumyi zirahumuka, Amen. ababembe barimo barakira, abapfa amatwi birimo kumva. Ndimo gutumira abanyarwanda ngo baze basange Yesu ni karuhura. Amen. Mwongera kuvuga irindi jambo rivuga ngo abato abakuru nibaze hano, ni mu gihande, ni ku gice, tubigishe basange Yesu kandi igitangaza gikoreke. Imana ibamugisha. Hanyuma muze nagumye kumva uvuga ngo hari abantu ufite mu mahanga, ariko buriya nanjye ndimo numva Data wa twese hari ikintu ari kuvuga. Sabo gusa ahubwo hari n'abandi ndera hano
nabo rwose imana ikomeze bashyigikire narababatirishije igitangaza cyarakoretse uko umubona umuhungu wa ruraha yarabatijwe n'abo nubakiye nabajyanye mu gikristo barabatijwe ubwo rero bakiye Yesu n'umukiza nta muntu usanga ngo atabatizwe ayo yose ni amakamba waharaniye ibyiza kandi n'ubu ndacyumva imirimo y'Imana. Hanyuma reka dusenga Imana hari tuzongera kubana ubutaha. Imana iguhe umugisha. Data wera wo mu ijuru urashoboye, Imana ishoboye byose, uri Imana y'igitangaza, uri Imana ihindura amateka, iyo uvuze bibera wategeka bigakomera. Ndakwereka uyu mukozi w'Imana wasuye uyu mudugudu wacu wa Mpirindi, ndakwereka abana bacu bari muri rugo. Alleluya, Mana y'amahoro. Ndakwereka umufasha wanjye bose ubaho umugisha utagabanyije, kandi ukomeze gushyigikira uko bukeye uko bwije, ukomeze utubere maso. Uyu mushyitsi wadusuye agiye guhaguruka muri uyu mudugudu, yego agiye gufata umuhanda Kabarondo, agiye gufata umuhanda Rwamagana, agiye gufata umuhanda hariya Kayonza. Aho hose inama irakomeye cyane, ndetse mu kaboga kamusha Satani hategera abantu aho ndabakandagiye mu izina rya Yesu. Aba badayimoni ntibamufate, ahubwo ajye komeza uwo muhanda, ukomeza umujyi inyuma, umujyi imbere, nawe akujya inyuma, ugereyo nawe umugezayo akagera mu rw'amahoro. Tuzashima tuguheze icyubahiro, kandi dusenga twumvishe ko afite icyifuzo cyo kujya hafi na kure. Yesu Kristo ari amahanga uzayamujyanemo, abashe guhanurira ubwoko bwawe. Daracyari umusore w'imbaraga, afite n'ikindi cyifuzo cyo kugira ngo ashinge urugo. Ntabwo kuba wenyine bimunejeje, abari uzamurambagiriza, abari uzamucyuriza ubukwe, abari uzamugenda iruhande, kandi igitangaza kizakoreke. Ubuntu bwawe no gufashwa n'Umwuka Wera ukomeze bugendane nawe. Nizeye kubyumvishe mu izina rya Yesu. Amen. Amen.